Bene data, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu waducunguye. Yesu aduhana umugisha, muri kumwe na mwene so muri Kristo Yesu, Pastor JACQUES Karayenga. Munyemerere tubanze dusenge. Turagushimiye uhoraho Imana yacu uduhaye aka kanya keza kuri uyu munsi, muri iki gitondo uturemeye kugira ngo twihererane nawe. Ndagushimiye ko ujya udutumira kugira ngo tukwegere, uduhishurire amabanga, uduhe n'imbaraga zo kugira ngo tubashe kunyura muri iyi si twambaye imbaraga zawe. Ngaho rero umwuka wawe wera naza abane natwe mu ijambo ryawe kugira ngo tugende nk'abafite icyerekezo. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Uyu mwanya ngize umugisha wo gusangira namwe ijambo ry'Imana, kandi rifite intego ivuga ngo kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa, cyangwa se wo gukomeza uyu muhamagaro w'agakiza. Ndagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero, ndetse igice cya mbere duhere ku murongo wa 8. Kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kandi rero utagira ibyo aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Nicyo gituma bene data dukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato, ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo ari we mwami n'umukiza wacu, amen. Bene data, twarakijijwe, dukizwa ku bw'ubuntu. Ntacyo twatanze ngo iduhamagare ndetse idutoranye mu bandi. Ariko kudakizwa neza bizana urupfu, kandi igiteye ubwoba ni uko urwo rupfu umuntu ashobora kurupfa abandi bakimubona mu idini bazi ko ari muzima. Niyo mpamvu nifuje ko muri uyu mwanya tugaruka kuri iri jambo gukomeza, gutoranywa no guhamagarwa kwacu, cyangwa gukomeza uyu muhamagaro w'agakiza. Dusabwa rero gukomeza, kubera ko gutoranywa byo nta ruhare tubigiramo, tubihabwa ku bw'ubuntu bw'Imana, ndetse Imana niyo ifite ubwo bushobozi bwo kubikora yonyine. Mu rwandiko rw'Abaheburayo hakatubwira ko dukwiye gukorera Imana nk'uko ishaka, tuyubaha kandi dutinya. Ku murongo wa 8 haratubwiye ngo kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo. Naho ku murongo wa 5 ho hari hatubwiye ngo ibyaba ari byo bituma mugira umwete wose. Ku murongo wa 10 ho bakatubwira ngo nimukora ibyo ntimuzasitara na hato, ahubwo umurongo wa 11 ukatubwira ngo ahubwo bizabaha kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo. Numva ijambo ibyo biragenda rigarukamo kenshi, ariko se ibyo ni ibiki? Dukwiye kumenya neza mu cyumba cyo hejuru hakorewe iki, n'iki cyari kigamijwe. Muzi ko Yesu yohereje y'abigishwa be ababwira ngo bajye kurindira ibyasezeranijwe n'Imana. Kandi muri kiriya cyumba cyo hejuru mu mirimo yahakorekeye, icyambere muribuka ko abigishwa nubwo bari barabanye na Yesu iriya myaka 3, ariko bari batatanijwe n'ibyamubayeho by'urupfu rwe. Petero wenda niwe batwandikira cyane kuko we yagaragaye anamwihakana, ariko n'abandi bari bamuhanye baratatana. Hanyuma rero icyambere nuko buri muntu wese ku giti cye yagombaga kubanza kwiyunga n'Imana we mu bugingo bwe. Iyo yari intambwe ya mbere y'ikintu cyakozwe mu cyumba cyo hejuru. Icya kabiri bagombaga gukora kwari ukugarura ubumwe bwabo, kuko buri wese aho yari yagiye ku giti cye yafite uko yaguye ku giti cye. Byari ukugira ngo rero bongere, mbere yo kuzanzamuka kwa buri wese, bongere bahuze ubumwe
nk'abigishwa, nk'ikipe imwe, nk'itimu imwe Yesu yari asize ku murimo mu nshingano zikomeye hano ku isi. Ikindi ni uko bagombaga kugaruka ku nshingano Yesu yari yababwiye, kuko yarababwiye ngo bazahabwa imbaraga, ariko umwuka nabamanukira baba abagabo bo guhamya i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no kugera ku mpera z'isi. Ntabwo rero bari kwinjira muri uwo murimo batabanje mu cyumba cyo hejuru ngo bamenye icyo kuhakorera. Inyigisho rero y'uyu munsi ndagira ngo ize kudufasha cyane, itubere uburyo bwo kongera kwipima cyangwa kwisubiramo buri wese ku giti cye, ngo arebe urugero ahagazemo muri iki gihe, arebe uburyo akwiye kwitunganyamo muri iki gihe. Icya mbere rero aho naringeze narimbajije ngo ibiki ibintu bizaba muri twe bikatugwiriramo, bikaba nabyo bituma tugira umwete wose, bikaba ari byo bizatuma tudasitara na hato, bikaba ari nabyo bizaduhesha kwinjira mu bwami butazahanguka. Ibyo Petero yatubwiraga hano. Rero hatubwira ibintu bigera ku 8, nubwo 2 bya nyuma bijya gusa, ndibubumbire mu kintu kimwe kugira ngo dukoreshe umwanya wacu neza. Ibyo bintu 8 nibyo ni umuntu wese agomba kwisuzumiraho no kwitaho, kugira ngo arebe ko ahagaze mu mwanya wamuhesha kwinjira mu byo Kristo yadusezeranije, byaba uyu munsi cyangwa se byaba mu gihe kirekire, kuko cyane cyane ko tutazi n'umunsi Kristo yahagarukira. Icya mbere muri ibyo bintu rero yababwiraga bikwiye kuguma muri bo ni ukwizera. Mu by'ukuri kwizera ni rumwe mu mfatiro z'agakiza, kandi benshi bakunze kwibwira ko bagufite, ariko bikarangira bigaragaye ko ntago hari. Ikintu cyose dukorera Imana, umuyoboro wacu ni umwe gusa, binyura mu kwizera. Byaba mu gusenga, byaba mu gusaba, byaba mu bitangaza Imana ikora, umuyoboro ni umwe gusa uduhuza n'Imana, ni ukwizera. Bivuga ngo iyo dutakaje kwizera rero tuba dutakaje ikintu icyo ari cyo cyose cyaduhuza n'Imana. Fondasiyo yacu, ibyo twubatse byose ku Mana ibitakaye. Bibiliya rero iranatubwira hariya mu Baheburayo 11:6 ngo utizera ntibishoboka ko anezeza Imana. Ntacyo rero twaba dukorera Imana tutayizera, ndetse nta n'uwavuga yuko akijijwe atizera, rwose yaba yibeshya. Ndetse Bibiliya tubwira ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, ariko ngo umutima we nusubira inyuma, nasubira inyuma umutima w'Imana ntuzamwishimira. Hariya mu Baheburayo igice cya 10:38. Aho rero hatwibukije ko mbere ya byose yo kwinjira muri iyi gahunda, muri iki cyumba cyo hejuru, umuntu agomba kubanza agasuzuma urugero rwo kwizera, kuko niwe muyoboro wa mbere uduhuza n'Imana. Icya kabiri muri ibyo bintu Petero yavuze ni ingeso nziza. Ingeso nziza zifite aho zihurira n'umuhamagaro w'agakiza, kuko iyo dufite ingeso mbi dusenya ibyo twubatse byose. Ariko ijambo ry'Imana rikanatubwira ngo bafite ishusho yo kwera ariko bagahakana imbaraga zako. Bivuga ngo rero nubwo twakizwa duti, ariko ingeso zacu zidahindutse, bisenya rwose agakiza kacu. Ndetse abatureba baturebera ku byo dukora. Ntabwo abantu bazaturebera ku magambo tuvuga, ahubwo ingeso zacu nizo zivuga abo turibo, nizo zidutandukanya n'andi madini, nizo zidutandukanya n'abavuga Imana ntaho bahuriye nayo. Niba rero dushaka kugira ngo tube mu cyumba cyo hejuru, niturebe n'ingeso zacu uko zimeze. Niba dushaka ko tuba abantu batoranijwe n'Imana kandi yakoresha iby'ubutwari muri iki gihe, ni uguhuza imyizerere yacu n'ingeso zacu, kuko ingeso zivuga tutavuze. Ingeso zishobora kugutanga imbere aho utaragera, ingeso zo zikaba zavuze kare.
ndetse ibyo uvuga bigateshwa agaciro n'ingeso abantu bakuziho. niyo mpamvu twinjiye mu cyumba cyo hejuru, umuntu nasubiza amaso inyuma arebe no mu ngeso ze, kandi mwene so nakubwira ko ingeso zawe ari mbi, wihutire kuzitunganya kuko ari byo bizagira icyo bikomarira. Petero yongera kugira ati ingeso nziza muzongereho kumenya, kwizera ingeso nziza mubyongereho no kumenya. Burya gukizwa ntibihagije, Imana ntawe uyimenya umunsi umwe, dukwiriye guhora dushaka kumenya Imana. niyo mpamvu umuntu adakwiye gukizwa ngo yigaramire. Mu Befeso haratubwira ngo nimushakashaka uko mwamenya ibyo umwami ashima. Iyo umuntu akijijwe ntiyongereho kumenya, uzasanga adafite ahashinze ibirenge, ibyadutse byose biramutwara, ndetse n'ibyahanurirwa bikamutesha icyerekezo. Iyo umuntu rero akijijwe agomba gushakisha kumenya kwa mbere ni ukugushakira mu kumenya ijambo ry'Imana, urisoma, uryiga, uterana n'abandi, ukora ubushakashatsi muri ryo. Ibyo bizatuma umenya Imana kurushaho. Ikindi mu kumenya, byige aho uzumva biga ijambo ry'Imana, wisete ibirenge, kuko gukizwa gukwiye kongerwaho kumenya. Imana igufasha. Petero aratubwira nanone ngo kumenya mukongereho kwirinda. Agakiza kadusaba kwirinda, kuko hari benshi baturushaga, banakijijwe mbere yacu bakaturusha no gukomera, ariko kubwo kutirinda bamaze kugwa rwose. Abandi baracyari mu gakiza cyangwa se baracyari mu madini, ariko nyamara kutirinda kwabo kwaramaze kubasenya burundu. Twirinde rero. Pawulo yigeze avuga ngo ahubwo mbabaza umubiri wanjye nk'ukoze uburetwa, ngo hari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Mu Bakorinto ba mbere ibice 9 umurongo wa 27. Utirinze rero uwo waba uri wese n'urwego waba ugezeho urwo ari rwo rwose, ndagira ngo nkubwire ko kugwa byoroshye. Umukozi w'Imana Mose, kandi tuzi ko wahamagawe neza, umunsi umwe yabwiwe n'Imana kubwira igitare ngo kizana amazi, ararakara, murabyibuka, aragikubita ndetse inshuro 2. Imana ihita imubwira ko atazagera i Kanani. Niba rero tutaruta Mose, kutirinda kwa Mose akanya gatoya kwaratumye Imana imubwira ko atagera i Kanani. Nanjye nawe nta rundi rwitwazo twabona. Niba muri aka gakiza tutirinze, ntabwo tuzabona ibyo Imana yadusezeranije. Niyo mpamvu rero hejuru yo kumenya, hejuru y'ingeso nziza no kwizera, dukwiye kongeraho kwirinda ku gato no ku kanini. Reba uko wirinze, winjira muri iki cyumba cyo hejuru, urebe ese kwirinda bifite urugero rungana iki mu buzima bwawe. Ikintu cya gatanu Petero yabwiye aba bantu ni kwihangana. Kwihangana ni impano ikomeye, kandi tukiri mu isi tugomba kumenya ko hari byinshi tugomba kwihanganira. Umuntu utihangana keretse avuye mu isi agashaka ahandi yakwibera. Mu isi ubuzima bwaho bwose budusaba kwihangana, kuko ibyo mu isi ntibyuzura. Ndetse n'ibirori uzasanga wabitunganije, washyizeho abagufasha, ariko nyamara uzasanga hari ibintu ugomba kwihanganira. Nutabyihanganira uzasanga ibirori byawe ubibihije. Kwihangana rero ni ukw'ingenzi. Uzashaka umugore mwiza, numugeza mu rugo usanga hari ibyo ugomba kwihanganira. Uzubaka inzu nziza, nuyigeramo usanga hari ibyo ugomba kwihanganira. Yewe uzashinga iduka ryiza cyangwa se ukora umushinga neza, ariko nuwugeramo uzasanga mw'ibyo kwihanganira, kuko ibyo byose ukora birimo bibera mu isi. Niyo mpamvu rero umukristo akwiye kwihangana. Noneho rero iyo bigeze muri iyi nzira ya gikristo, byanze bikunze ibyo kwihangana bigomba kugwira, kubera ko turi ku rugamba, ndetse Satani nawe ahaguruka agira ngo adutega imitego. Nitutihangana rero ntaho tuzagera, kandi Bibiliya idusezeranya ikintu ntigite kiza uwo munsi. None se nitutihangana isezerano tuzarigeramo gute?
hagati y'umunsi wo gusezeranwa n'umunsi wo kugera ku isezerano harimo igihe cyitwa kwihangana. Dukwiye rero kucyitwaramo neza. Ikindi Petero yabwiye aba bantu, yabwiye iri torero, ni ukubaha Imana. Kwihangana mukongereho kubaha Imana. Bene data, kuvuga agakiza tutubaha Imana nta kintu byaba bimaze. Tukaba dufite agakiza gapfuye, kubera ko itandukaniro ry'abakijijwe n'abadakijijwe nuko abakijijwe bahisemo kubaha Imana, naho abadakijijwe bakaba barahisemo kubaho ubuzima bwabo bihitiyemo. Gukizwa rero no kubaha Imana ntabwo wabitandukanya rwose. Iyo uvuga ko ukijijwe utayubaha, biba bivuga ngo wowe ukora ibyo ushaka n'ibyo ushoboye, nyamara bitajyanye n'iby'Imana ikwifuza. Ariko uyubaha, Imana niyo imuha icyerekezo, nawe akakigenderamo, akajya aho ishaka, nubwo we haba atariho yashakaga. Dufite ingero nyinshi. Umwami Sawuli yaramubwiye ngo ajye kurimbura Abamaleki, ajyayo aranarwana, aranatsinda, urugamba rugenda neza. Ariko ngo ageremo hagati arokora umwami waho Agagi, ndetse ngo n'inka z'inyamibwa n'amatungo meza abyibushye arayarokora. Ariko ibyo ntabwo byari biri muri gahunda Imana yamubwiye. Imana ntiyabujije ko urugamba rurangira. Sawuli arataha. Mu gihe ahuye na Samweli agiye gutanga raporo, niho ikibazo cyavukiye. Burya ibintu abantu bose barakora, ariko igihe cyo gutanga raporo tuzamenya niba umuntu yarakoze ibyo yasabwe cyangwa se niba yarakoze ku giti cye. Hanyuma Samweli yakira raporo ya Sawuli, ariko aramubaza ati, mbese izo nsaku numva z'inka n'intama zo kutazishyira muri raporo bite? Undi aramubwira ati, reka da, nizi byibushye narokoye nze kuzitambira Imana. Mwibuka ko Samweli yamubwiye ngo ntabwo Imana yishimira ibitambo kuruta uko yakwishimira umuntu uyumviye. Muri Samweli wa mbere 15:22. Nshuti yanjye, mwene data, niba kubaha Imana no kuyumvira bitari muri wowe, urimo urakora ku giti cyawe, ntabwo urimo ukora iby'Imana igusaba. Umuhanuzi witwa Yona nawe Imana yamubwiye kujya i Ninewe yikatira itarushishi. Murabyibuka uko byagenze ageze mu nyanja, n'ukuntu urufi rwagiye rukamuruka i Ninewe. Ibyo aragenda, nabwo rumaze kumurukaho ntiyakuramo isomo, aragenda ubutumwa arabutanga, arahanura. Uko hanuye bo bagashyira mu bikorwa, ariko undi wakongera umujinya n'uburakari. Nyamara aranakoze, ariko akoze ibyo atazashimirwa, kuko icyerekezo cy'Imana si cyo cye. We ntashimishijwe n'icyerekezo cy'Imana, ashimishijwe n'ibiri mu mutima we, ngo kuko atakundaga Ninewe. Nshuti yanjye, mwene data, kubaha Imana ni indangagaciro ikwiye gufasha kubana n'umukristo wese. Niba warakijijwe, rangwa no kubaha Imana. Tega Imana ugutwi, ujye mu cyerekezo ikujyanyemo, uyijya mu byo ushaka, ahubwo erekeza aho Imana ishaka. Ikintu cya 7 ndetse n'icya 8 Petero yabwiye iri torero ni urukundo. Ariko yababwiye gukunda bene data, ababwira n'urukundo. Ndagira ngo jewe ibi mbibumbire hamwe, kuko byose mbishyira mu rukundo. Nubwo nzi neza ko gukunda bene data hari igihe bigenda biyongobera, hari igihe ibi biducika, tukibagirwa ko dufite inshingano y'umwihariko yo gukunda bene data. Nshuti z'Imana, ubu tugeze mu gihe umuntu ajya no gushaka umukozi akavuga ati, sinashaka uwo mu nzu y'Imana. Abo mu nzu y'Imana babaye babi, ariko se ndagira ngo nkubwire, niba ari babi nawe ko ari huri, ubwo abandi wowe ntibakwita mubi. Banza umenye yuko mwene so musangiye amaraso ya Kristo. Niba hari n'icyo mupfa, shaka uko uhura nawe, shaka uko utunganya icyo, kuko byanze bikunze mu nzu y'Imana, uwo ni umuryango Imana yubatse. Kuwusenya rero ntabwo bizakugwa neza. Niyo mpamvu gukunda bene data Petero yakagize akantu k'umwihariko. Ni agashami ariko kari
ku giti kinini cyitwa gukunda, urukundo. Yesu yavuze ko nta yindi ndangagaciro bazamenyeraho abe keretse urukundo. Aravuga ngo n'amategeko yose asohora muri iri ngo ukunde Imana n'umutima wawe wose kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iri tegeko ry'urukundo aravuga ngo niryo ryonyine bazatumenyeraho ko turi abigishwa be. Muri Yohana 13 umurongo wa 35. Ndagira ngo nkubwire rero nshuti yanjye mwene data, reba ko ufite urukundo haba muri bene so haba no mu bandi muri rusange, kuko cyo cyonyine nicyo uzipimiraho kuri mu bubyutse, nicyo uzipimiraho kubanye neza na Kristo, nicyo uzipimiraho ko uri ishusho ya Kristo cyangwa se wamaze kuba umwigishwa we hano mu isi. Ariko se urukundo ruzaba mu magambo gusa? Bibiliya iratubwira muri Yohana urwandiko rwe rwa mbere mu bice 3 ngo dore icyerekanye urukundo icyo ari cyo, ngo nuko Imana yatanze umwana wayo. Aho ni ku murongo wa 16, ngo kuko Imana yatanze, natwe rero dutanga ubugingo bwacu ko bwa bagenzi bacu. Ni ukuvuga ngo urukundo rukwiye kugaragarira mu kwitanga no mu bikorwa dukora, ngo twe gukundana urumamo mu magambo gusa. Ikindi, uru rukundo rukwiye kurangwa no kwitanga kwacu no gutanga kwacu. Ikindi, urukundo rukwiye kugaragariramo ni ukutagira ishyari ry'aba Imana irimo igirira neza, ry'abatera imbere. Dufite abakristo usanga barangwa n'amashyari mu nzu y'Imana, akagira ishyari akarigirira na bene se. Ariko ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye mwene data, wirangwa n'ishyari, nta siganwa turimo, nta rushanwa turimo. Niba iguhaye byinshi bisangire n'abandi, niba iguhaye bike nyurwa nabyo, ntabwo izakubaza ibyo itaguhaye. Mumfashe tugaruke ku rukundo no ku gipimo cy'urukundo n'inshingano itorero ryasigiwe. Unyemerere bene data ngaruke ku musozo, ngane ku musozo. Imana yaraguhamagaye iragutoranya nibyo, ariko gukomeza iki cyizere Imana yakugiriye n'inshingano yawe, kandi uburyo uzakirinda muri ibi bintu 7 cyangwa 8 tumaze kuvuga, ari byo kwizera, ingeso nziza, kumenya, kwirinda, kwihangana, kubaha Imana, urukundo. Ijambo ryatubwiye ngo ibi bitubamo bikatugwiriramo bizaduha kwinjira rwose mu bwami butazahanguka Imana yatubikiye. Ndagira ngo rero nkubaze, mbese urizera, uririnda, urihangana, wubaha Imana? Ese urukundo rwawe ruhagaze ruti? Aho si ukwikunda byo muri iyi minsi y'imperuka? Suzuma neza, winjiye mu cyumba cyo hejuru, ipimire kuri uyu munzani, urebe uko uhagaze muri buri cyose, biguheshe kwisubiramo, bibe nk'aho ari itoroshi imuritse mu mwijima, maze icyo usanga cy'umwijima cyose kikurimo ugikure mu nzira. Bizatuma winjira mu gukora icyakorewe mu cyumba cyo hejuru, buri wese kwisuzuma ku giti cye, kwisuzuma mu mubano n'abandi, no kwagura ubutumwa n'uruhare rwe mu kugira ngo ubutumwa bwaguke bugere ku mpera y'isi. Munyemerere dusoze dusenga. Uwera kandi w'ukuri, Imana ikiranuka muri byose, ndagushimiye ku bwa mushiki wacu na mwene data dusangiye iyi nyigisho. Ndakwinginze Nyiringabo Imana yacu, duhe kugira ngo umuntu wese yipime ku minzani ireshya, abe nk'ibisukwa ku gicaniro koko, kandi nagera ku gicaniro abe umubavu uguhumurira neza, kugira ngo igicu cyawe kimanuke kize guhamya igitambo ko cyemewe. Aleluya, aleluya, aleluya. Nyemerera Kristo kwisuzuma kwacu gupimirwe ku byo dushakaho kuruta ko byapimirwa ku by'amadini yemera, ko byapimirwa ku byo twebwe twifuza. Nyemerera kukwiha kwacu bibe nk'igitambo kiguhumuriye neza muri uyu mwanya, kugira ngo tukuberemo abagabo nyabagabo n'intumwa zikwiriye, watuma uzifitiye icyizere.
kuko iyo umuntu ahamagaye umugabo mu rukiko amuhamagara amwizeyemo ukuri, amwizeyemo guhagarara mu mwanya we, guhagarara ku kuri akaba yanagupfira. Natwe rero mwami n'aba bene data n'abashiki bacu kugera kuri icyo kigero byo kuba abagabo bahagarara mu rukiko rw'uyu mwijima wo mu isi, tukakubera abantu wagirira icyizere, abagabo nyabagabo watuma. Mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen.